Hello, murakaza neza kuri Jose Official TV. Mbahaye ikaze tugiye kureba indyo yitwa tofu cyangwa se ni inyama za soya. Abantu benshi ntabwo bakunze kumenya kuziteka nta nubwo bazikunda cyane, ariko abantu bakunda indyo yuzuye bazi akamaro kayo. Tofu ni indyo nziza rero yuzuye intungamubiri iryoshye. Niba uri mushyashya kuri iyi channel ari ubwa mbere uyibonye uhita ubanza ukore subscribe. Dore rero tofu ukuntu iba imeze, iyi ngiyi ntabwo ari njye wayikoze, nayiguze ikoze. Uragenda ahantu hakunze kuba bacuruza tofu n'abantu b'abadive, nibo bakunze kuba bafitemo ubunararibonye no kuyikora ikaba iryoshye. Bakunda kuyikora cyane cyane kuwa gatanu. Ni ukuvuga ngo rero tofu ni indyo twafata nka poroteyine cyangwa se ibyubaka umubiri. Ni ikintu urya kikaguhaza kandi kikakuzamo intungamubiri. Tofu rero iyo uyiguze urabanza nyine ukayikata. Kiba ari ikintu kimeze nk'ikibumbe. Hari na video nakoze nerekana ukuntu uyikora. Tofu iva muri soya. Ufata soya ukazinika ugakuramo amata, nyuma ukaza gukoramo tofu. Rero turanza tuzikate, urumva. Noneho mbere ya byose iyo ugiye kuyiteka urabanza ukayikawusha cyangwa se ukayifiritiza. Turashyiramo amavuta yacu ku ipanu ubundi tuyikarange. Utayikaranze ntabwo iryoha, kiba kimeze nk'ikintu gifufumanze, ariko ibyiza urayikaranga. Ariko uri umuntu uyimenyereye udakunda ibintu bikaranze cyangwa barakubujije amavuta, ushobora kubiteka mu bundi buryo nabwo bikaryoha. Tugiye gufata rero tofu tuyishyire ku ipanu, tuyishyire mu mavuta, turayikaranga tubanze tuyifiritize nyine ibanze ishye. Ubundi tofu ni ikiryo abantu ba mbere barya tofu ku isi ni Abayapani, nibo bakunda tofu, nibo ba mbere. Abandi bantu bakunda tofu nko mu Rwanda ngiye mbona ari abadive, nibo bantu bakunda kuziteka, bafite ukuntu bazi kuzikora neza zikaryoha. Rero tofu tuzishyize mu ipanu irimo amavuta, turi kuzikaranga. Tugiye kubanza noneho dufate ibi birungo mubona, ibitunguru 2 ni dutoya n'agapuwavuro kamwe hamwe n'urunyanya rumwe. Turaza gukoresha salisa, turaza gukenera na magi. Ushobora gukoresha umunyu niba udakunda magi, cyangwa se ikibindi birungo byose bashyiramo. Ushatse bashyiramo na tungurusumu, njye ntabwo nkunda tungurusumu sinzi impamvu. Rero turakata bya bitunguru byacu mu rugero twifuza, bitari bito cyane. Noneho niturangiza reka tubanze turebe za tofu uko zimeze. Murabibona ko zirimo gushya. Kugira ngo zishye neza rero urazireka zikamera nk'iziba nk'ifiriti, ukumva ko uruhu rwazo rwakomeye. Niyo mpamvu nkozamo ikiyiko nkagenda nzihindura kugira ngo uruhu rwazo rukomere cyane. Tofu rero ni ikintu ushobora kurya cyane cyane abantu bafata regime. Sinzi impamvu abantu bafata regime badafata tofu. Iyo ufashe tofu iraguhaza. Utu dupiyese 2 ushobora kuturya ugahita uhaga, umva nk'amasaha 5 utongeye gusonza. Ikindi hari abantu bavuga ngo bakunda gukora business. Iyi ni business ushobora gukora, ushobora kuzicuruza, ushobora kujya uzigura kuri abo bantu b'abadive ukazikaranga ubundi ukazicuruza. Ushobora no kuzikorera mu rugo uzikoze muri soya. Hari video ya mbere nigeze gukora mbere kuko bakora tofu. Reka dukate na puwavuro rero. Ibingibi nibyo turi buze gukarangisha iriya tofu nimara kuba yabaye nk'agafiriti. Impamvu nyikora gutya, iyi tofu ngiye kuyiha abana kandi urabizi utayitetse neza ntabwo babikurira. Kandi noneho ifite intungamubiri, muzabaze abanitritioniste cyangwa abantu bize ibintu by'imirire. Tofu ni indyo yuzuye, nako ni proteine yuzuye ushobora gukoresha ikakurinda indwara, ikagufasha bikomeye. Murabizi soya ifite akamaro gakomeye ku mubiri wacu. Turahata n'urunyanya rwacu, ntabwo nkunda inyanya zidahase, ngiye mpita nzihata. Ubutaha rero muzajye mumbwira icyo nzabatekera, mubimbwiye muri komenti. Nimba uza gukunda iyi video ukore like, ukore share, ukore na komenti. Hanyuma kandi mujye mwibuka kureba n'izindi video mba naragiye nkora. Ureba aho hasi handitse Jose Official TV, ukinjiramo ugakandaho ukajya ahanditse playlist cyangwa se n'ahanditse videos, ukabona amavideo yose nagiye nkora kugira ngo ujye uyareba umunsi ku munsi.
yego noneho rero ibirungo byacu turi bukoreshe biratunganye, ni ibingibi turi bukoreshe ni ibintu bitanu. Tugiye gufata tofu zacu zirahiye, urabona ukuntu zahindutse, ubundi cyari umweru, urakireka kikabanza urayiteka ikabanza igahinduka, ukabona ko igiye gushiriraho inyuma, ikaba ikomeye ku buryo nituza kuyishyira mu nyanya itaza kuhita icikagurika. Turayikaranze rero irahiye, ubu tugiye kugera kuyarura, nicyo kigezweho. Mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment, kandi n'ubutaha muzamubwire icyo nzabatekera. Kandi muntu uri kureba iyi video ugende ukoze subscribe, kandi uwakoze subscribe ukore kunzogera kugira ngo nizajya nkora video iyo ari yo yose bajye baguha notification. Yego tofu rero tuyaruye imaze kuba nk'ifiriti, igihu cyayo cyamaze gukomera, urabona ukuntu yahinduye n'ibara, irahiye neza cyane. Ubu ni bwo buryo bwiza rero bwo kuyarura. Tugiye kuyarura noneho na bya birungo tubishyire ku ipanu. Reka tuyarure yose birangire. Niba uri mushyashya kuri iyi channel ntugende udakoze subscribe. Nimba warakoze subscribe ukore kunzogera kugira ngo ninjya nkora video ujye ubona YouTube ijye kumenyesha ko nakoze video. Noneho kandi mujye mwibuka kumbwira muri comment icyo mwifuza ko nzabatekera muri video y'ubutaha. Ubu nihaye challenge yo kuzajya nkora video imwe ku munsi. Niba ukunda channel yanjye ujye ureba buri munsi saa 7 z'amanywa nkunze gushyiraho video saa 7. Yego murabibona rero, murabona ukuntu bimeze, murabona ya tofu yahiye. Ubu ikigezweho no gufata isafuriya, reka aya mavuta tuyakureho dushyireho isafuriya yindi. Iyi safuriya dushyizeho imeze nk'ipanu, irakomera ntago igishiririza. Ngiye gushyiraho ikiyiko cy'amavuta kimwe cyonyine, ntago ndi bushyireho amavuta menshi kuko tofu bwayo twayitetse mu mavuta. Ngiye gushyiraho akayiko kamwe k'amavuta, turebe ukuntu twayikarangira ibirungo. Turahita dushyiramo poivro n'igitunguru. Poivro n'igitunguru ni ibintu nkiriramo rimwe kuko nzi ko bihira rimwe. Hari abantu badakunda poivro zikunjagurika, ushobora kuzihisha cyane. Igitunguru na poivro ndagaragura nkarindira ko bishyamo gakeya bigahindura, nta nubwo mbashaka ko bihindura ibara, mbashaka ngo nze kubirya biri gukocagurika, niko nabyita. Yego ukore like niba nubona iyi video uyikunze, ukore like kuri channel yacu kuri no video, kandi wibuke kureba n'izindi video zacu zose uko zakabaye. Ni nyinshi zitandukanye, harimo ibiryo watekera abana, harimo ibigiye bitandukanye, harimo indyo z'abantu bakuru, harimo inyama, harimo amasosi, harimo imiceri. Umva video zo zirahari. Dushyizemo inyanya, noneho turagaragura turindire ko inyanya zishya. Inyanya turarindira zishye, iyo zihiye nibwo zikora neza kandi zita zizana gasosi. Turagaragura mpaka zishye. Inyanya iyo zimaze gushya rero dushyiraho salisa. Dushyiramo salisa cyangwa se harya babyitamo sauce tomate, iyo ari yo yose iyo ukoresha. Ngiye nkoresha salisa. Urahita ushyiramo agace k'ikiyiko kinini, nkizemo agace, usibye ko wanashyiramo gake cyane kuko irakora. Turashyiramo akamagi kamwe, kibe magi. Murabizi ko birimo isuka, umunyu, ntabwo twongeramo undi munyu. Muri iyi sosi ntabwo turi bushyiremo undi munyu cyangwa se muri ibi biryo tugiye guteka. Reka rero dushyiremo utuzi duke cyane two kugira ngo salisa na magi bibishye. Noneho dupfundikire, turaza gupfundikira nk'iminota 5 ibirungo byacu bibanze bishye neza. Nongeyemo amazi kugira ngo bishye neza. Ushyiramo amazi ahagije ukabibiza bigashya, ntuzigere urya bino birungo bidahiye, bishobora kugutera uburwayi, harimo diare n'ibindi. Reka rero dushyiremo, murabona ko isosi yacu igiye gushya, nako yanahiye. Tugiye gushyiramo za tofu zacu kugira ngo zihindure ibara, zize no kujyaho umunyu. Ariko mbere ya byose turabanza dupfundikire akandi kanya ishye neza. Ntabwo nanizeye ko bihiye, niyo mpamvu nongeye ngapfundikira. Turapfundura turebe mu kanya nibiba bimaze gushya. Isosi
nabyita iki, ni isosi ni iki, ushobora gushyiramo amazi menshi igihe wifuza kuyirisha ubugari cyangwa se ikindi kintu, ariko twebwe turazirya zumutse gutya, niyo mpamvu nashyizemo utuzi dukeya. Reka mbanze kire ku ntoki numve agasosi ko karimo umunyu. Okay, nawumvise. Iyo wumvise harimo umunyu rero nta wundi uri bwongeremo, urahita ushyiramo tofu, ariko niba wumva umunyu ari muke urashyiramo akandi kunyu. Hano rero nta munyu nongeyemo kuko deja Magi yashyizemo umunyu. Turagaragura mpaka bihiye, mpaka bihinduye ibara. Urabona tofu noneho zihinduye ibara, zibaye nziza nka za zindi tujya turya mu bukwe cyangwa se ahandi hantu. Mbibutse ko nimba uteka ufite nka resitora, ibi bintu ushobora kubitekera abantu bakabikunda, urabibakundisha. Soya iyo utayimenyereye ntabwo ihumura nabi, ariko iyo uyimenyereye igera ikaguhumurira neza. Ngabanyije umuriro noneho ngabanyije umuriro, ndapfundikira kugira ngo zibanze zishye neza. Niko nabigenjeje. Ubwo ngubwo zahiye noneho. Zahiye, ubu ngubu tugiye kuzarura. Agasosi kinjiyemo neza, murabona ukuntu zabaye neza kandi ziraryoshye, zirahumura. Twa dutunguru n'udupuwavuro natwo turi kugaragara. Ubu ngubu ngiye kuziseriva abantu 6 nibo bari burye izi tofu kandi barazirya bishimye. Wowe ubutaha nujya kuziteka uri bushyire ku isosi, uri buteke ubugari uzashyemo agasosi kenshi. Rero tugiye kuzarura, turazirya gutya. Tuzirya nka snack, ntabwo turi burishe ikindi kintu na kimwe kubera ko turazikunda cyane. Buri wa gatanu ngewe ngura tofu mu badive kuko ndazikunda cyane kandi ziramfasha. Murakoze rero, murabona ko turaruye none tugiye kuzikoresha. Murakoze. Mu nimbo ugeze ahangaha video irangiriye, ukore like, kandi nimba utarakoze subscribe uyikore. Mwibuke kumbwira muri comment icyo nzabatekera ku munsi w'ejo cyangwa ubutaha igihe uboneye video nako. Murabona rero ko bimeze neza. Murakoze cyane. Naho ubutaha nzabatekera izindi ndyo zitandukanye. Murabona ko tofu ni ibiryo byiza kandi byuzuye intungamubiri. Yego, murakoze cyane kureba video yose, kandi murakoze gukora like na comment kuri video yanjye. Okay, murakoze. Naho ubutaha. Ciao ciao.